numva ntacyo mpfa namwe. Umunyamasengesho nagashyiraho abandi byaha. Umuntu usenga mukuru n'umuga asenga Imana imutabarira mu maso y'abazi ko atatabarwa, kuko aho bamuboheye ni Imana imubohorera. Ibyo yakorewe Imana ibimukuramo babireba. Umwami aravuga ati bakuzamuremo utanacitse n'agasebe na gato, ariko bagushyizemo bazana abagore babo n'abana babo babashyiremo, turebe ko izintare nabo zimenya ko basenze, kuko bavuga ko nabo basenga, izi Mana basenga. Turebe intare ngo Daniel barimo kumuzamuramo, intare zikora imyitozo. Turahekenya umuntu wese batujugunya, turamuhekenya ngo bamuzamuye, intare zitangira guhunahuna, zitangira kumva urukarango. Umwami aravuga ati mubegeranye, ngo uko bajugunya intare n'iziriwe zihagarara, zarisimbizaga bajugunya mu kanwa zihekenya. Bisobanuye iki? Aya masengesho ajya afata imbaraga zikuriho, imbaraga ziguhiga. Aya masengesho agiye gukora ikintu gikomeye, agiye kubohoraho izi imbaraga. Daniel ngo avamo, reka nirukanka. Uwitwa Dawidi ngo ohereza izindi ngabo za gatatu, ngo zigezo zizi kurwana, zigezo nayo ziramuramya, ziravuga ati Dawidi uzaba umwami. Uyu witwa Dawidi ari wandi wakenyeye ibigunira. Uyu Dawidi ngo witwa Sauli ngo aragenda, agezeyo, ageze Rama, ageze mu mudugudu, ngo aragenda hanura ati munyereke Irama y'Inayoti aho Dawidi ari. Ngo agezeyo arara ahanura kuramo imyenda. Baravuga ati na Sauli yahanuye. Ndagira ngo ubwire ngo igihe umaze uhura n'intambara, igihe umaze uhura n'akaga, igihe umaze uhura n'ibiguteye ubwoba, igihe umaze ubona inzira zawe zifunze, muri aya masa, iyi minota, nk'uko ijambo rivuze ngo ihinduye umuborogo wawe imbyino, igukenyuruje ibigunira byawe, igukenyesha ibyishimo. Igihe umaze ukenyeye ibigunira muri aya masengesho, Imana iragukenyuruye. Akira gukenyururwa n'Uwiteka, akira kubyina ushima, akira kuririmba ibihimbano by'umwuka. Mumenyeshe yuko igihe kirageze kugiye kubyina, igihe kirageze kugiye gucuruza bigakunda, igihe kirageze kugiye kubaka urugo. Ntabwo ugomba kuruvamo, kuko Imana igiye kuruguha. Nawe ururimo, Imana igiye kurwubaka, ikuremo imbaraga z'umwijima zinjiye mu rugo rwawe. Mana turagushimiye, uri Imana yo kwizera. Asante, uri umutabazi, uri umunyembaraga. Umuntu wese ukurikiranye umwe bw'abera yakira intsinzi, yakira ubushobozi. Umukenyero ibigunira yaramaze akenyeye, igihe yaramaze igihe abikenyeye, ababaye, arushyagowe, umukenyeje ibyishimo. Ubwiza bwawe Uwiteka, ubwiza bwawe bubaye ku buzima bwe. Arakuririmba, arakuvuze, akuvuza ibigwi, yuko umuhaye gukora bigakunda, yuko umuhaye kubizara, yuko umuhaye umutware, yuko umuhaye umudamu, yuko umuhaye akazi. Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Nagira ngo menshi kumwe bw'Abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabateguriye ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe, nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima, bakorere, baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Gusoje nkwifurije kugira ibihe byiza dukurikira aherereye hose. Ni ku Bumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Turi muri ya masengesho akomeje, muri wa mugoroba wacu mu kiganiro nkwanira aba. Amazina rye turagukomeje, ndacyari kumwe na Silas muri aya masengesho. Sira, umeze neza? Ndashima Imana. Yego. Ko muri amasengesho Imana irimo kugenda ikora ibitangaza byo kubohora abantu mu gihe bari bamaze baboshye. Yego. Kandi muri amasengesho n'amasengesho y'imbaraga yo kuvuga ngo
aho umaze igihe utinze uboshye, ntabwo Imana yakwemera ko ari gupfira. Ntabwo yakwemera ko ari gupfira, ntabwo bishoboka. yego Kubera ko imbaraga zikurinda zikubiye mu cy'Imana yavuze kuri wowe, kandi cy'Imana yavuze kuri wowe nuko yakuremye. Mu gukurema rero igucungira umutekano uko bwije uko bukeye, niyo mpamvu ugejeje amagingo ugihumeka ukiriho. Niyo mpamvu Imana itakwemera kugutakaza mu nzira, ikomeza kukurwanira uko bwije uko bukeye. Niyo mpamvu najya mbabwire ngo nkunda kubabwira ngo Imana ibahe kurama. Muri abantu beza, jeri Imana iguhe kurama, abakurikiranye umwe kubera Imana ibahe kurama, bose Imana ikomeze baduhere kurama mu izina rya Yesu. amen. Yego ndakwakiriye nyine muri uyu mugoroba. Reka dusenge. Mana turagushimiye, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, ntacyo twagushinja. Wabanye natwe, wabanye n'abakobwa, ubana n'abasore n'abagabo, ubana n'ababyeyi, ubana n'abantu bose mu byiciro byose babamo, kandi buri muntu wese ukuntu wagiye umurinda, umurinze by'umwihariko, umurwanira by'umwihariko, umwubaka by'umwihariko, umujya imbere, umucisha ahakomeye by'umwihariko. Turabigushimiye kutigeze uduta, turabigushimiye ko wabanye natwe, ntacyo rero twagushinja. Buri muntu wese mu moro we yaciyemo, umurindiyemo kuruta uko abantu bamurinda, waramurwaniriye, waramwubatse. Muri akanya muri aya masengesho dukeneye impinduka. Dukeneye impinduka ku basore, dukeneye impinduka ku bagabo, dukeneye impinduka ku babyeyi, dukeneye impinduka ku bakobwa. Ibintu byose bihinduke, umuntu yakira imbaraga zinesha, umuntu yakira imbaraga zikomeye ku buzima bwe, yongere agushime, yongere akuvuge kuko uri umunyembaraga. Ndagushimiye rero ko muri aka kanya tugiye komeza kubana, ukomeze kubana natwe, ntabwo ari twebwe ahubwo ari ukomeza kutuyobora, uko ni wowe udukoreramo. Ndasabye nk'inyengo n'ugiye kutwumva yongera ahabwe ubundi buzima bwo mu buryo bw'umwuka, ahabwe ubuzima bwo mu buryo bw'umubiri, ibintu byose bihinduke. Turagushimiye ko ujye komeza kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Rero ngiye kukubaza ikibazo kimwe mu gihe wakakimbashije. Iyo umuntu akenyeye ibigunira aba habaye iki? Akenyeye ibigunira? Ashobora kuba yasaze. Ndabizi ko uri umuhanga cyane, ndabizi ko uri umuhanga, kandi abantu baranabizi, njya mbona babivuga. Ariko iyo umuntu akenyeye ibigunira aba habaye iki? Ashobora kuba yasaze, ashobora kuba afite umubabaro, ibintu nk'ibyo. Ubundi si ibigunira ni iki kuri umuhanga? Ibigunira ni iki? Ni nk'imyenda ishaje. Ndabizi ko uri umuhanga kandi Imana yagutoranyije, ikindi uri umuntu w'umuhanga mu byiciro byose, ariko ibigunira ni iki? Uraza kumfasha. Mu kanya nari ndimo kureba abantu benshi bakenyeye ibigunira, kandi mu kubikenyera bamwe hari ababikenyeye batabizi, hari n'abandi babikenyeye babizi. Ubundi ibigunira mu buryo busanzwe hari ibintu by'imifuka rimeze nk'ibintu by'imigwegwe. Ibintu by'imigwegwe batabizi ni ibintu bahondaga by'ibi, bakabihonda bikavamo amazi, bakabyanika, bakadodamo imifuka y'amagunira. Akenshi bakunda kubyita ibideyi. Yego. Bakadodamo imifuka y'amagunira, bashyiragamo ibigori. Abantu bahunze usanga bashyizemo ibigori, bashyizemo n'ibintu byinshi by'ibyo. Ariko dusomye iri jambo dusanga muri Zaburi ya 30 umurongo waho wa 12, niho usanga ayo magambo. Usanga ayo magambo haravuze ngo uhinduye umuborogo wanjye imbyino, unkenyuriye ibigunira byanjye, unkenyeje ibyishimo, kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbire ishimwe budaceceka. Uwiteka Mana yanjye, nzagushima iteka ryose. Amen. Ubundi kugira ngo ukenyere ibigunira ubikenyera mu mubabaro. Mu mubabaro, yego. Kuko ntabwo wakenyera ibigunira mu byishimo, ntabwo bishoboka. Ntabwo nari nabona umugeni wakenyeye ibigunira. Agomba gukenyera, agomba kwambara agatimba k'umweru, akagenda ashinjagira ameze neza, aguwe neza. Ariko mbere yuko akambara aba arabanje gukenyera ibigunira. Aba hari iminsi y'imibabaro.
haba hari iminsi y'ibigunira yakenyeye ibigunira akabyinya avuga ati Mana uzama umugabo ryari ese Mana azaba ameze gute agategere yego agasenga udasenza ajya kwishakira nabwo ni ibigunira yego agategereza umusore akavuga ati inkwano nzayibona ryari agashaka amafaranga akayahiga akagera aho asenga afite umubabaro niyo tanasenga adafite umubabaro hari n'ujya kwiyahuza inzoga kuko bati ndabona ibintu byose byancanze byose nibigunira no kugenda umuntu yambara ariko igihe cy'ibiguna kijya kigeraho kikarangira yego ariko kugira ngo kirangire uba wabanje kubabara uyu ni Dawidi rero wakenyeye ibigunira we yabikenyeye asenga navuga ngo mu mubabaro mfite Dawidi yari yarabanye n'Imana yari yaragendanye nayo Imana yari yaramukoresha ibintu bikomeye Dawidi yari yaratanyaguje idubu Dawidi yagiye bahamagaje umuntu uza gusengera uwitwa Sawuli ngo Sawuli ngo ari mu gucira inkonda abadayimoni bamwatatse ariko Imana yemeye ko uziko Imana ijya yemera ko abadayimoni bagera ku muntu uwo ari we wese kugira ngo hagire undi uhagera kugira ngo imutorezeyo arebe iby'ibwami yego ngo Sawuli ngo yuzura abadayimoni ayuzuye abadayimoni atangira gucira inkonda bahamagara uwitwa Dawidi mu gihugu hose nta wundi wari uhari Dawidi ngo kube araza aracuranga acuranze ngo za nkonda zirashira Sawuli ahinduka muzima ahindutse muzima ngo yegura icumu ngo aritere Dawidi Dawidi ngo ararizibukira kubera yabanye n'Imana ngo aca mu idirishya ubwo yari yageze ku mugore we ngo baza kumuhiga nirukanse ngo agera aho bamucisha mu idirishya mucisha mu gatebo agatebo ni kakandi baboha abantu bagenda abantu benshi bashobora kuba batakazi ariko abakazi ni kakandi bajyanaga mu isoko batwaragamo inyanya ibijumba imyumbati bajya guhahiramo ngo bakamumanuriramo ajya ahantu hitwa Irama y'Inayoti ahasanga uwitwa Samweli ngo bakora ikintu cyitwa ikibatsi cyo gusenga ngo uwitwa Sawuli yohereza ingabo za mbere ngo zijya kumufata ngo zigezaho kugira ngo zimufate ngo zisanga barimo barasenga wari uyoboye mu materaniro ayo masengesho yitwaga yari umwana wavutse ku mubyeyi umwe uyu mubyeyi nawe yari yarasenze yarambaye ibigunira uyu Samweli avuka kuri Ana nawe yari yarambaye ibigunira bizengurukana uwitwa Penina mukina ku mubyimba ariko igihe kiragera ibigunira bishyira hasi Imana imukenyuruza ibigunira ngo arangije abyara uyu mwana witwa Samweli uyu Samweli ngo amaze kuvuka ajya Irama y'Inayoti aba ari ukongeza icyo gicaniro aba ari ukiyobora witwa Dawidi ngo avuye iyo ngiyo kwa Sawuli kandi Sawuli rero amushyingiye umukobwa we kugira ngo amubone neza ngo Dawidi ageze Inayoti Irama ngo mu gusenga ngo mu masengesho Sawuli ngo yohereza ingabo za mbere zigezeho kugira ngo zice Dawidi ngo zisanga hari imbaraga z'Imana izo mbaraga z'Imana zifata abasirikare Sawuli yohereje hari igihe umuntu asenga mu kuri no mu mwuka imbaraga z'Imana zifata ibyari bigiye kugufata byari bigiye kugusumira bikicara hasi muri aya masengesho rero turi mu buryo bwo kubwira ngo imbaraga zari zaragufashe zikakuboha imbaraga zari zigiye kugusumira izo zose zigiye gukusanyirizwa hamwe uko amasengesho turimo gusenga ni amasengesho yo kuzifata ubona amasengesho arafata iyo ari amasengesho arafata mwari mwabona ukuntu basiga irangi inzu iyo basize irangi inzu isa neza ariko ugezemo atari bayisiga irangi uravuga ati inzu izasa neza ariko bayisize irangi isa neza amasengesho rero nayo arafata nkuko irangi barisiga inzu igafatwa bati kwe imeze neza amasengesho nayo ajya afata ingabo ziragenda aho kugira ngo zijye gufata Dawidi amasengesho afata izo ngabo azifashe ziryamaho ziravuga ati Dawidi we turabona ari we mwana Dawidi we turabona ari we ukomeye Dawidi we turabona uzatuyobora Sawuli avuga ati reka nohereze izindi ngabo za kabiri ngo yohereze za kabiri ngo zigezeyo nazo zifatwa n'amasengesho
amasengesho ajya afata ngo ziryama nazo ziravuga tuzaba umwami. Ndagira ngo umenyeshe wowe udukurikiye, amasengesho agomba gufata ibiguhiga, amasengesho agomba gufata ibiziriko waziritswe, amasengesho agomba gufata ibyagutesha agaciro, amasengesho turi mu gusenga agomba gufata ibi biguni umaze igihe warakenyeye bikakurekura, bikakuvaho, ukakira guseka, ukakira kunezerwa, ukakira kuririmba indirimbo z'amashimwe. Ngo nazo ziravuga ati Dawidi we uzatuyobora. Ese ni ukubera iki? Ni ukubera iki amasengesho ajya agira imbaraga? Agira imbaraga byatewe n'iki? Byatewe n'abayasenze ko Imana ibishimira. Ese ntawe utayishimira wasenga ikamwumva? Ubu Imana ibishimira, niko mbitekereza. Badasenga, nta badasenga Imana ishimira se barahari, batabangikanya nk'uko twabisomye mu byakozwe n'intumwa. Wa wundi asenga ariko anaraguza, agabana inyungu na shebuja. Agabana inyungu na shebuja. Mu buzima tubamo bwa buri munsi twagiye tubona ibimenyetso by'abantu bagiye basenga. Yego. Icyambere, umuntu wari umuyobozi witwa Daniel, yari umuyobozi mu bihugu 120 na bingahe, ari umuyobozi abiyobora, yari ampereri cyangwa umwami w'abami. Yego. Arangije ariko ngo agasenga, abo babana nabo ntibashaka asenga, ngo bareba uburyo bazamufata. Baravuga ati ariko tuzamufatira mu bintu byose dupanga ko tubona tutazamufata. Ntanywe inzoga, nta sambana, nta bigarajya, ibi byose ntabikora, tuzamufatira. Baravuga ati nahande tuzi yuko ajya yiherera akajya gusenga. Hari ibi akunda gusenga. Ese ubundi iyo Mana asenga ni bwoko ki? Twibuko tuzi Imana dusenga twese iyo ari yo, uwe Imana asenga ni. None hari ikintu cyanesheje, kubera ko Daniel yari azi ko Imana asenga atari Imana y'ibinyoma, atari Imana iteranye, atari Imana ibeshyera, atari Imana igambanira ibihugu cyangwa igihugu. Yaravuga ati nge nzajya nkuraho n'amarido, nsenge babibona, sinzajya nsengera mu mwijima yaba batazajya bagira ngo hora utundi tuntu ndimo, kubera ko azi ko asenga Imana nyamana. Aravuga ati nzajya nsenga babibona. Abanzi be ngo barebeye mu idirishya ati turamubonye, ati tubonye asenga, ati kandi Imana asenga itandukanye niyo dusenga. Kubera iki? Bari baratoye itegeko. Kanihute babibwira umwami, barangije baramufata bamujugunya mu ntare, ngo bari baririje ubusa ndebera nk'inshuro 7. Intare ngo zimubonye ziravuga ati uyu muntu wuzuye amasengesho ni mukuru wacu. Ziravuga ati ahubwo tugiye gutangira gukora amasengesho yo kwiyiriza, ahubwo abo bazatuzanira nyuma nibo tuzakocagura. Amasengesho ageremo ibintu bikomeye ajya nafata. Yego. Ngo bamujugunye mu ntare, intare ngo zimuramira zitega amajanja. Ziravuga ati uyu muntu kubera ko tubona n'umuyobozi wacu, zamurebe zikabona ni intare mu muryango wa Dawidi. Ati dore yari umuyobozi wacu. Ngo ziramumanura, ziramworosa imigara, ngo arasinzira. Umwami ngo ararota, ngo azinduka, ngo abura ibitotsi. Wariho n'umuntu warose yabuze ibitotsi? Ubundi bijye bibaho? Ntabwo bibaho. Ubundi umuntu arota yashyizweyo, ariko yari umwami yarose yabuze ibitotsi, ngo ararazenguruka. Ngo ajya kureba Daniel, ahamagara abantu bamujugunyemo, ati mumuhamagare. Baramuhamagara, umwami ngo arimo kumva. Daniel aravuga ati mwami, ntacyo mpfa namwe. Umunyamasengesho nagashyiraho abandi byaha. Umuntu usenga mukuru n'umuga asenga Imana imutabara mu maso y'abazi ko atatabarwa, kuko aho bamuboheye ni Imana imubohorera. Ibyo yakorewe Imana ibimukuramo babireba. Umwami aravuga ati bakuzamuremo utanacitse n'agasebe na gato, ariko bagushyizemo bazana abagore babo n'abana babo
babashyiremo turebe ko izi ntare nabo zimenya ko basenze, kuko bavuga ko nabo basenga, izi mana basenga turebe. Intare ngo Daniel barimo kumuzamuramo, intare zikora imyitozo, turahekenya umuntu wese batujugunya, turamuhekenya ngo bamuzamuye, intare zitangira guhunahuna, zitangira kumva urukarango. Umwami aravuga ati mubegeranye, ngo uko bajugunyamo intare niziriwe zihagarara, zarisimbiza bajugunya mu kanwa zihekenya. Bisobanuye iki? Aya masengesho ajya afata imbaraga zikuriho, imbaraga ziguhiga. Aya masengesho agiye gukora ikintu gikomeye, agiye kubohora hizi imbaraga. Daniel ngo avamo, reka nirukanka. Uwitwa Dawidi ngo ohereza ingabo za gatatu, ngo zigezo zizi kurwana, zigezo nazo ziramuramya, zavuga ati Dawidi uzaba umwami. Uyu witwa Dawidi, ariwe wandi wakenyeye ibigunira. Uyu Dawidi ngo witwa Sawuli ngo aragenda, agezeyo, ageze i Rama, ageze mu mudugudu, ngo aragenda hanura ati munyereke i Rama y'Inayoti aho Dawidi ari. Ngo agezeyo arara ahanura kuramo imyenda. Baravuga ati na Sawuli yahanuye. Ndagira ngo ubwire ngo igihe umaze uhura n'intambara, igihe umaze uhura n'akaga, igihe umaze uhura n'ibiguteye ubwoba, igihe umaze ubona inzira zawe zifunze, muri aya masa, iyi minota, nk'uko ijambo rivuze ngo ihinduye umuborogo wawe imbyino, igukenyuruje ibigunira byawe, igukenyesha ibyishimo. Igihe umaze ukenyeye ibigunira muri aya masengesho, Imana iragukenyuruye. Akira gukenyururwa n'Uwiteka, akira kubyina ushima, akira kuririmba ibihimbano by'umwuka, akira kongera kubwira ibyiza abandi mu gihe bakubonagamo ibibi. Wa mukobwa we akira ibirori, wa musore wakira ibirori, wa mubyeyi wakira ibirori, wa mugabo akira ibirori. Imana yo mu ijuru nonaha muri aya masengesho ibakuyeho ibigunira, murabohowe n'Uwiteka. Uwiteka arabimanye, akuyeho ibigunira mu kazi, akuyeho ibigunira mu bana, akuyeho ibigunira kuri diplome yawe, akuyeho ibigunira mu kazi ukora, ibintu byose ukora umukoresha, agukuyeho ibigunira. Mukoresha akubona akabona wambaye ibigunira, akakubonamo nk'umuntu udafatika. Uwiteka ukuyeho ibigunira. Imbaraga z'Imana zibaye kuri wowe, uburinzi bw'Imana bubaye kuri wowe. Uwiteka arakujuje. Akira kubyina, akira gushima, akira kuririmba, akira ubundi bushobozi bwo muri Kristo Yesu. Imbaraga z'Imana zijya zigafata mpiri bikurwanya, zigafata mpiri biguhiga, ukakira ubutsinzi. Tugiye gusenga. Ndagira nkubwire ngo ukurikiranye ubumwe bw'abera, ntabwo Imana yakwemera kubukoza isoni. Niyo mpamvu Imana yabwiye Mose, inamubwira ngo nzajyana nawe nkuruhure. Imana igiye kuruhura umuntu, hari abantu itamenyesha, kuko ibizi ko bamufata ingwate bakumfatira mu nzira. Inamubwira ngo nzajyana nawe nkuruhure, kuko Mose hari ibyo hari inzira yari arimo nziza, hari inzira nziza yari arimo. None ijambo ravuze ngo igihe umaze ukenyeye ibigunira. Uwitwa Dawidi ibigunira yari akenyeye, Sawuli ari mu kumuhiga, yohereje ingabo, ngo abararuhutse, abyina indirimbo zo gushima. Ndagira ngo utangarize wowe ukurikiranye ubumwe bw'abera, ntukajye wirirwa urwana, ujye usenga umwuka kurwanira, ujye usenga wubaha Imana, Imana igushyigikire, Imana ikwimane. Reka dusenge. Ariko ndagira ngo umenyeshe yuko igihe kirageze kugiye kubyina, igihe kirageze kugiye gucuruza bigakunda, igihe kirageze kugiye kubaka urugo, ntabwo ugomba kuruvamo kuko Imana igiye kuruguha. Nawe ururimo, Imana igiye kurwubaka, ikuremo imbaraga z'umwijima zinjiye mu rugo rwawe. Mana turagushimiye, uri Imana yo kwizera. Asante, uri umutabazi, uri umunyembaraga. Umuntu wese ukurikiranye ubumwe bw'abera yakira intsinzi, yakira ubushobozi. Umukenyero ibigunira yaramaze akenyeye, igihe yaramaze igihe abikenyeye, ababaye, arushya gowe, umukenyeje ibyishimo. Ubwiza bwawe Uwiteka, ubwiza bwawe bubaye ku buzima bwe. Arakuririmba, arakuvuze, akuvuza ibigwi, yuko umuhaye gukora bigakunda, yuko umuhaye kubizara, yuko umuhaye umutware, yuko umuhaye umudamu, yuko umuhaye akazi, yuko umukoreye buri kintu cyose. Uramurinze impanuka, umuhaye kubizina, ukoze ibidasanzwe. Izi mbaraga zabahigaga urazikuye ku buzima bwabo, urigaragaje nk'Imana,
ubikoze mu kwiyubahisha mu izina ryawe Yesu Kristo. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibamugisha, turabakunda. Mukomeze muhamagare mushumba nabibabwiye ngo ararwaye, kandi mukande n'akanyenyeri mu musure mumwiteho, kandi turacyakomeje na ya gahunda ya mituweli. Gahunda ya mituweli iracyakomeje, mukomeze mubikora nk'uko musanzwe mubikora. Imana ibahe umugisha. Nkunda kuvuga ngo Imana bamere kurama, muri abantu beza, muri abagaciro. Imana ibahe kurama mu izina rya Yesu Kristo, amen.